murakoze abatara banaziri mwicare muraturashoje yakoze biriya isakura n'ibindi izo yakoze n'inzoza bikomeye cyane yakoze biriya isakura n'ibindi izo yakoze n'inzoza bikomeye cyane yakoze biriya isakura n'ibindi bikomeye cyane yakoze biriya isakura n'ibindi izo yakoze n'inzoza bikomeye cyane kumamanda ruririmba ishara marira natemba tumarugora tumarira kubimenya wa kubimenya
Yeah.
reka senge. Mana wizira cyubahiro n'ikibi cyawe Mana. Urakoze kandi w'abandi kuri gahunda zose ukiza abarwayi uhimbarizwa ukiza abafite ibibazo bitandukanye icyubahiro n'ubwiza urwanya ibiremereye ubuzanyazwe izasenyutse ukurwanya ibitaratungana ngaho ubanza muri ino serivisi tarapropepa tuzamure Imana ishubahiro zamura amaboko hejuru tuzamure Imana ishubahiro Fredi mubita kumba haleluya zima tiyori nimba wareke gutanga haleluya mweka nampezira iki kibuga baragikotuwa cyishure cyose tugiye kwiruka Bwana sifiwe ubukwe bwa Fredi bujiye Imana imuri bihe erega 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 Numvise mugezi wanjye ashimba anyibutse imbaraga zawe kandi nanjye afite icyo cyifuzo oya sinataha baramasa numvise mugezi wanjye ashimba kado anyege anyibutse imbaraga zawe kandi nanjye afite Imana
murakoze cyane saba umugisha muri reception imifomorera babikeya kubera ko batageze mu
Dari curang. Nanti kamu tahu. Oh,
Freddy buretse gato ukuntu jewe Mugabe vala ndakwakiriye wowe Keza Nyanzanika kugira ngo umbere umugore kugire kandi tubane guhereye uyu munsi n'ibihe bizaza mu byiza no mu bibi mu bukire no mu bukene urwaye cyangwa uri muzima nzagukunda mukundwakaze mu gushaka kwera kw'Imana kugeza dutandukanyijwe n'urupfu cyangwa kugaruka kwa Kristo. Kubw'ibyo kurahiriye ko nzaba umwizerwa imbere yawe. Murakoze cyane. Imbere Yesu agumuje ukizifasha ndahiro. Okay. Keza na makuru. Zarufite cyane yabari. None okay. Sasa kora mu nganzo sasa. Sivyo? Zamurijwe hanyuma twumve iyo ndahiro. Keza Nyanzanika nakwakiriwe Mugabe Freddy kugira ngo umbere umugabo ugire kandi tubane uhereye uyu munsi n'ibihe bizaza mu byiza mu bibi mu bukire no mu bukene urwaye cyangwa uri muzima nzakubaha nzagukunda umukundwakaze mu gushaka kwa kwera kw'Imana kugeza dutandukanyijwe n'urupfu cyangwa kugaruka kwa Kristo. Kubw'ibyo kurahiriye ko nzaba umwizerwa imbere yawe. Kubw'ibyo amurahiriye ko azaba umwizerwa imbere ye. Haleluya. Reka dukomere Imana amashyi. Nagira ngo mutere intambwe hano gatoya, izo ndahiro murazishyiraho umukono kubera ko nanjye ndazibika kugira ngo zibe ziri muri archive yacu. Okay. Yes. Deva Freddy. Mwitegereze. Freddy. Ndagira ngo ngusabe ukure hicho iyo voile. Buhoro buhoro. Nta kwihutiraho. Turi muri marge y'umwanya neza rwose. Ubikore buhoro buhoro. Niba indirimbo izamuka ukaririmba niba bigenda gute sinzi kiza kuvumbukamo hagati aho ngaho icyo ubona kije hafi aricyo niba uvuze impu niba ukoma mu mashuri no kuzamura ikiza kuba cyose aricyo buhoro buhoro. Keza komeza umuhanga amaso murebe mu maso urebe ukuntu aza kubyitwara Moresi. Zabogia neza, zabogia neza, nibo zabogia neza, arabikora neza rwose. zabogia neza, zabogia neza. Murakoze cyane. Reka dukomere Imana amashyi kubwawe. Hanyuma hari ibimenyetso by'impeta. Amen. Ingo bagiye kwambikana ipingu ry'urukundo kugira ngo guhera uyu munsi aho buri wese azajya anyura uzajya umenya ko wagize gute waziritswe ukazirikwa inka cyangwa iziriko cyenda bita kigufi.
uburyo ubukeneye nyine ari we Keza cyangwa Freddy abazinga umuntu wanje ari hafi aho ngaho. Nagira ngo nkuko mubireba ari donc ni by'agaciro gakomeye, ugerageje no kureba ntiwabona ahantu abahanga babyo bazifatanyirije kubera nyine ubuhanga bwabyo. Bishaka kubabwira ko urukundo mugiye cyangwa se mutangiranyemo uyu munsi mugiye kubakira rugomba kuba ruri endless, ugomba guhora ibihe byose. Amen. Nk'ukuntu waguha umukoro wo gutandukanya impeta ntiwava kubishobora ngeretse wagize gute wayikoze neza aho yayise. Urukundo rwabo rero kandi iki kubera ko ari by'agaciro, urukundo rugomba guhora rw'agaciro mu buzima. Nakanya ko kuririmba sasa cyangwa ko kuvuga umuvugo cyangwa no kuzuzwa wakuzuzwa biremewe ntacyo. Niba bizi uzamuye ukuboko cyane. umutima z'amashimwe wanyujuje indirimbo umutima z'amashimwe sinzigera Keza Nyanzandika kwambitse impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo nagukunze wowe Freddy. Nzagukunda, nzakubaha, nzagukundira inshuti n'umuryango. Imana izabimfashe. Muhoberane nako turitora ni mubisubiza tubone gukomeza igihugu rwose nta kibazo, nta mategeko abihana. Mwashoje reka tubagomere ku masi kariza abantu bose kuwinjiramo babitekerejeho neza bihagije mu bushishozi no kubaha Imana. Akaba ari muri uyu murage aba bari hano imbere yanyu biyemeje kuza kwifatanya kugira ngo babe umubiri umwe. Bwana Mugabe Freddy ndetse na Mademoiselle Keza Nyanzandika, ndabibutsa kandi bihanangiriza ko muhagaze hano imbere y'Imana n'imbere y'abantu bangana gutya, kuzirikana ko isezerano ryo gushingirwa ari isezerano rihoraho, ago rirangira rigira ikiritanya imbere y'Imana. Ni intego y'Imana ko ishingirwa ryanyu rizabaho ubuzima bwanyu bwose. Nkaba ndibutsa ko urupfu rwonyine cyangwa kugaruka kwa Yesu Kristo ari byo bizabatandukanye. Niba indahiro mugiye guhana uyu munsi ikomejwe mu budahemuka, mukihatira kumenya ubushake bw'Imana, nta kabuza ubuzima bwanyu buzahabwa umugisha no kubaho kw'Imana, bityo urugo rwanyu ruzabaho mu mahoro atangwa n'Imana. Nagira ngo muri aka kanya gusabe Bwana Freddy, ufite amahitamo yose yo ufite uburenganzira bwose busesuye. Nta n'umuntu ufite uburenganzira bwo kukujajinga kubera amahitamo uri busubizanye iki kibazo. Haleluya. Niyo mpamvu rero nagira ngo nkubaze wowe Freddy Mugabe, wemeye kwakira uyu mukobwa kugira ngo akubere umugore mushingiranwe? Wemeye ko
mubana nk'uko amategeko y'Imana yo gushingirwa kwera abigena, uzamukunda, uzamukuyakuya ndetse no kumurinda haba mu burwayi no mu buzima bwiza. Wiyemeje kureka abandi bagore bose ugakomeza kubana nawe wenyine kugeza igihe cyose cyo kubaho kwanyu. Niba ibi bibazo mubajije bikurikirana, ubyemera uravuga ngo yego ndabyemeye, cyangwa utubwira ati ndumva bitoroshe, munyemere manze mu makanya yo kujya kubitekereza. Uburenganzira bwawe. Yego arabyemeye. Reka tumukomere mu mashyi. Yego arabyemeye. Ndasaba Keza nawe kugira ngo ufate indangururamajwi, ndaza kukubaza ibibazo nk'ibyo. Niba wemeye kwakira uyu musore Freddy Mugabe kugira ngo akubere umugabo mushingiranwe, wemeye ko mubana nk'uko amategeko y'Imana yo gushingirwa kwera bigena, uzamwubaha, uzamukunda, uzamukuyakuya ndetse umurinde haba mu burwayi no mu buzima bwiza. Wiyemeje kureka abandi bagabo bose harimo n'aba bazungu, ugakomeza kubana nawe wenyine kugeza igihe cyose cyo kubaho kwanyu. Niba ubyemeye uratubwira igisubizo, cyangwa niba utubwira ati manze mu makanya nanjye mbitekerezeho, ntutege ubwoba nuko Freddy yabyemeye. Ufite uburenganzira bwo gukoresha amahitamo yawe. Ati yego ndabyemeye. Tumukomere mu mashyi. Haleluya. Mureke tubakomere mu mashyi. Ubwo rero babyemeye, nta cyatubuza kwakira